Yes, mbaye ikaze mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu umunsi kuwundi. Of course nje ndi Mr Muhanzi, ndi ntare, ndi ndangarwa, ndi ntore, ndi umunyarwanda, ndi na diaspora, ndi umusore ukunda Imana, igihugu ndetse n'abagituye. Birumvikana iyi ni NTV Rwanda, aho usoma amakuru atandukanye ya siporo, imyidagaduro, umuco ndetse na politike n'ubuzima rusange, ariko kandi tugaragara ku buryo bw'amashusho uciye kuri YouTube. Hanyuma nkubwira ko wakanze subscribe, ngushimira cyane. Twageje mu karere ka Kicukiro, birumvikana nta kindi kiba kitugenza n'amakuru n'imyidagaduro. Tugiye gutembera hano tumenye ngo ese ya gare, ngiye kuganira na bamwe bakora umwuga w'abamotari n'abaturage babatembera hirya no hino kugira tumenye niki kiri kujya mbere muri iyi Kigali. Ku mihanda hari iki, naye makuru agezweho, wowe ufite iki? Dusangira ibitekerezo mu rubuga rwa comment, kandi udusure ku mbuga nkoranyambaga zacu yaba Instagram, Twitter cyangwa se X ndetse na TikTok na Facebook, hose ni NTV Rwanda. Of course nje ndi Mr Muhanzi, let's go. Yes, nakubwiye ngo ngiye kuganira na bamwe bakora umwuga w'umotari. Birumvikana NTV Rwanda tugera hose mu makuru, imyidagaduro, siporo, ubuvugizi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Namaje kugira kuri motari hano. Mota kurangaye, urana umotari ntago ari umugenzi. Bimeze bite? Isawa. Bimeze neza Cyane. Ngakantu kitwa Sofia mu muhanda ngo kameze nabi. Oya. Hari bidwo. We nta kosa ujya ukora, nta kosa bagushinja. Nyine amakosa yo wakoze urahanwa kandi ntago baguhora ubusa. Iyo uri mu makosa nyine baragukosora. Bakwereka ibyo ugomba gukora bya nyabyo. Tuza bari abantu bari kureba kuri NTV Rwanda. Abo mu ntara barakuzi. Umva cyane. Byaba barakwibagiwe. Oya baranze. Baranze. Mu rugweruka kujya ryari? Umva murayo to. Murayo. Ubwo ni hano hirya wowe Inyanza sha. Reka. Inyaga. Mwuga w'umotari mu myaka umazemo cyangwa amezi cyangwa iminsi, niki cy'ingenzi uvuga ngo umaje gukura ku buryo wahita ukangura undi muntu ukavuga ati sha uyu niwe mwuga abandi barabeshyaga? Okay, umwuga w'umotari ntacyo twaye, biterwa n'ukuntu ujera amafaranga, ukuntu yakoresha. Iyo yakoresha neza kugirira akamaro, ubwo nyine yakoresha nabi urihombera. Abamotari hariya bari kuvuga ngo ntubeshye mota, ngo ntubeshye ngo amafaranga ngo yarabonetse ngo ariko ngo muyarya nabi. Oya. Biterwa n'ukuntu yakoresha. We kimotari kimazemo igihe kingana gute? Ni gitoya. Gitoya kingana gute? Amezi 3. Amezi 3? Uhita wigurira moto mu mezi 3? Oya. Ufata credit cyangwa Yego, umyidagaduro ngo widagadura mu bijyanye terwa n'ibyo ukunda. Ibihe nyine ibyo ukunda nibyo ubwo nashaka kubaza reka. Ujya gukina umupira, kureba match, ibintu nk'ibyo. Uragate bikaze mu baveterasi, ugakora siporo, ibintu nk'ibyo. Nyine wowe ujya kugakina mu bavetera cyangwa mu professionnel? Mu bamotari, motari nayo isigaye ifite ikipe. Motari nayo isigaye ifite ikipe, niho dukenera. Abamotari mufite equipe ya danje. Izatsinda Rayon, izatsinda APR cyari izatsinda Gasogi? Twe twabimenya. Iri mu cyiciro cya kangahe? Umva ibyo ntago mbizi, tube tubiretse ibyo ngibyo byo. Ko numva ikipe yawe ishobora kuzaba nk'iya Rayon. Oya izatsinda. Ngo yahagaritse umutoza, ujye uyifana? Oya ntago yahagaze. Umutoza ntago yahagaze? Uwa Rayon ntago yahagaze? Umva ibyo ntago mbizi neza. Okay, twiganirire ibyuzi. Ni ibihe byuzi? Ibyo wambaje nabigusubije, kereka niba ari ikindi kibazo ufite wambaza. Twigire mu myidagaduro, mu muziki by'umwihariko, ujye wumva? Oya ntago ari cyane. Ntago ujye wumva, ariko ujye ugerageza nk'iyo uri muri siporo ukagira nk'akazi cyumva muri koteri. Yego. Aga playlist kawe cyangwa indirimbo ziba ziri ku rutonde iyo ugiye muri siporo ni nk'ebyiri cyangwa 3? Abari nk'izi? Okay, ntago hari indirimbo za Diamond cyangwa za Lucky Dube hafi aho ngaho izo ngizo. Ubuzima bwa hano Nyanza urahatuye cyangwa urahakora ukitahira mu ntara? Tuye ntago matuye. Urahakorera gusa? Yego. Ariko ngo umumotari ngaje guparikinga muri parikingi ngo yahita ngo bamwandikira, mugendera ku kimuparika ahantu ari koperative, biba bimeze bite? Okay, guparika parikingi ni ibisanzwe, urayibona kuntu baparitse. Ubwo nyine iyo utetse akavuyo, ubwo uri mu makosa, uri kubangama. Umuntu hariya nk'inyamata yaza agaparika hano ntagire ikibazo? Ni rwose nta kibazo. Ese mwebwe kuki mutaba hano? Ko numvije ngo taxi vatiri ngo ifite ahantu yagenewe guparika gusa. Oya,
ngo kereka ngo ngiyizanye umugenzi kamukuramo ngakomeza wowe yazana umugenzi agaparika hano akahakura undi mugenzi akagenda hari umwanya araparika adasoza umugenzi ntabyo gusora ubuzima bwo mu muhanda ko benshi bakunda kuvuga ngo mu bamotari buragoranye ibijyanye n'uburyo kontrevasiyo ngo hari n'igihe moto zipfa ngo esansi zirazamuka wowe kugira ngo umanaginge gutyo ufite urugo oya we nta rugo ugira uracyari umusiribateri yego ariko ngo urushaka nabyo bisigaye bigoranye muri iyi minsi ntabwo mbizi nako nabona nashaka kandi ubwo ni wowe ubiza wese kubera icyo utari washaka ntabwo nyine ubwo igihe cyari cyagera ntabwo igihe cyari cyagera yego aze ko warakaye ubundi oya ntabwo narakaye urishimye cyane cyane wirirwa guhamagara sheri wawe ryari oya ntawe ugira oya ibyo katubireke ariko ko mbenye ugira utubanga twinshi oya yego ngaho bwira nk'inama ebyiri urubyiruko ruri hano hanze urubyiruko rugenzi rwawe ni ukwirinda ibiyobyabwenge tugakora nyine akazi rutitaye ngo aka ni aka ngaka twizigama kabisa ibyo rugakunda n'igihugu ibyo bizatuma rutera imbere hanyuma wagira inama ki aba bandi bakuze bamaje kwitwa ngo niba ngari abahungu niba ngari nyine bakuze bivugwa ko barengeje imyaka ngo yo gushaka wabagira iyihe nama ndumva nta nama mfite nabagira ariko umuntu ashaka bitewe n'ukuntu abitekereza cyane amafaranga amajije kugeza cyane n'ukuntu yabipanze urabiteganya wowe oya ibyo gatebe tubiretse menya ikintu kijyanye n'umugore utajya ukivugaho oya suhuza mama wawe hayi ndamusuhuje urebe nyine umusuhuze ndamusuhuje mu izina rya Yesu ngo wamusuhuje mu izina rya Yesu yego ninde twaganiraga rero Diodoni yes yitwa Diodoni n'umwe mu bamotari bakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto wowe sinzi icyo ukora sinzi naho uri nge ndi mu karere ka Kicukiro ndi kuri gare ya Nyanza kuri parikingi y'abamotari aho bakora umwuga wo gutwara abantu cyangwa se batanga umunyenga ariko babishyuye numwe mu tumaje kuganira komeza ubane nanjye nkomeze tuganire n'abandi bagiye batandukanye ndetse n'abandi batandukanye hari byinshi ngufitiye ugomba kuba ugumana nanjye amakuru ku gihe kandi inkuru zuzuye isoko y'amakuru agomba kubava kuri NTV Rwanda je nitwa Mr Muhanzi ndi ntare ndi ndangarwa ndi ntore ndi umunyarwanda of course ndi na diaspora ndi umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye de l'acte akunda wo nkunda kandi unkurikira umunsi kundi